Welcome back kuri Dark Family. Twongeye twagarutse na part 2 ya filime The Last Man on Earth kuko abantu benshi barayidusabye mwicare mugubwe neza kuko muraza kuryoherwa. Niba utarareba part 1 usubire inyuma ugende urebe ku mafilime yose twashizeho we tuyibona. Part 2 yacu itangira Philip na Carol bari mu muhanda bahita babona imodoka ibaciyeho basohotse bagiye kureba uwo ari we bahise babona ari umukobwa mwiza cyane. Philip atangira kwicuza impamvu amaze gukora ubukwe na Carol. Yahise ababwira ko we yitwa Melissa kandi ko nawe yabonye bimwe Philip yanditse ku cyapa ku muntu warokotse yazamusanga mu mujyi twa Tucson. Gusa akaba yaramaze ibyumweru bibiri azenguruka aho yarabuze umuntu. Philip yatangiye kwicuza impamvu atigeze yandika aho aherereye neza kuri cya cyapa kuko biba byaramurinze gushakana na Carol kuko ataramwishimiye ahubwo yamurongoye kubera kubura uko agira. Bageze aho baba Philip yakomeje gushaka guteta Melissa gusa Carol akahita yivanga mu kiganiro akavuga ibitandukanye n'ibyo Philip ari kuvuga. Philip yahise asaba Melissa ko yaza bakabana muri iyo nzu gusa Melissa arabyanga babwira ko ari bube mu nzu y'abaturanyi aho hafi. Ubwo bahise batwereka bigeze ku mugoroba ubwo Melissa na Carol bari kuganira bahise batungurwa no kubona Philip yogoshesheje ubwanwa yahindutse asa neza cyane. Ubwo bigaragara ko yari yabikoze kugira ngo Melissa mukunde gusa Carol niwe wahise atangira kumubwira uburyo asa neza. Bigeze nijoro ubwo bari gusangira Philip yakomeje gushaka uburyo yatereta Melissa gusa buri gihe Carol akahita ahindura ikiganiro. Muri iryo joro bahise batwereka Melissa aje kubwira Philip ko yamusanga aho bogera kugira ngo bakarabane. Philip nta kuzuyaza yahise amukurikira gusa mu gufungura umuryango yahise abona ari Carol uri muri toilette. Ubwo bahise batwereka Philip ashidukiye hejuru bigaragara ko yari ari kurota. Umunsi ukurikiye Melissa yaje kubareba asanga Philip umwitoza umereye nabi. Akimubona yahise atangira guterura icyuma n'imbaraga nyinshi cyane kugira ngo amwemeze gusa Melissa nawe yarabibonye ko yari ibyo ari gushaka. Yahise amubaza iby'imodoka yabonye hanze impamvu yayihashize. Philip ahita amubwira ko ari impano yamuhaye kubera ko cyagiye umunsi bahura yagonze imodoka ikangirika. Gusa Carol akibibona ntiyabyishimiye atangiye kubwira Philip ko ari guha impano Melissa kandi byaramunaniye no gukora urugi yari yaramenye. Haciye amasaha Philip yafashe umusumari ashaka kugira ngo akore rwa rugi gusa kubera ukuntu atari yarigeze akoraho ibintu nk'ibyo mbere yahise yikubita inyundo ku kaboko. Bahise batwereka Melissa aje kubatumira ngo bajye gusangira gusa Philip yahise amubeshya ko Carol arwaye ahita agenda wenyine. Melissa yaje gusinda atangira kumubwira ko baba bararyamanye iyo Philip aba atarashatse gusa ko byaje kumuvamo. Philip yahise atungurwa kuko yari amagambo yifuzaga kumva kuva yamubona. Bahise batwereka ku kanya agiye kureba Carol kugira ngo musabe gatanye gusa yahise asanga ari gukora amafoto yabo. Carol ahita ashimira Philip ko yakoze umuryango nubwo wari ugoye. Ubwo Philip byahise bimunanira kumusaba gatanye. Bahita batwereka imodoka iri kugenda mu muhanda bibonye cya cyapa ko hari umuntu warokotse uri mu mujyi wa Tucson. Bihita bigaragara ko hari abantu benshi bari bararokotse. Uwo mugabo wari utwaye iyo modoka nawe yahise agenda yerekeza hamwe ba Philip bari mu mujyi wa Tucson. Bahise batwereka aho ba Philip bari kuganira gusa Carol yakomezaga avuga uburyo babanye neza gusa Philip wabonaga atabishaka kuko abatamukunda asigaye yishakira uburyo azaryamana na Melissa. Ngo sinzi aho Carol yaragiye maze Philip abonye akanya ko kuganira na Melissa atangira kumubwira ko yari yatekereza ibyo yamubwiye ko yaza kuba atari kumwe na Carol baba bararyamanye. Melissa byahise bimutera isoni ko yabivuze atangira kumubwira ko yari inzoga yabimuvugishije kuko atarota kuryama n'umugabo washatse gusa Philip akomeza kumubwira ko nta kibazo kirimo kuba yabivuze. Ako kanya Carol yahise agaruka bahita bareka ikiganiro bari barimo. Umunsi ukurikiye yasubiye hamwe ari akabari ajya nywera aganira na ya mipira yashushanyijeho amasura y'abantu atangira kuzana igitekerezo cy'uko nabyana na Carol bonyine batazuza isi ariko ko nabyana n'abagore babiri bizaha amahirwe menshi yo ko bakuzuza isi. Yahise ajya kureba Melissa ngo mugeze icyo gitekerezo ahita amubaza niba yakwemera gukora icyo ari cyo cyose ngo ateze imbere isi. Ngo Melissa nta kuzuyaza yahise amubwira ko yagikora. Philip ahita bifata nkaho yemeye ajya kureba na Carol ahita atangira kwiriza. Carol amubaza icyo abaye. Philip ahita amubwira ko ababajwe nuko abana be bazabura babyarana nabo barangiza bakabyarana hagati yabo. Ahita abona yo kuzana igitekerezo cye cyo kuzabyarana na Melissa ahita anamubwira ko yamaze no kubyemera. Carol byahise bimubabaza uburyo Melissa yabyemeye ahita asora Philip ahita ajya no kureba Melissa kugira ngo mubaze impamvu yemeye ibintu nk'ibyo. Ubwo bahise batwereka Melissa aje kureba Philip yarakaye ahita amubaza ibyo yabwiye uwo mugore we. Ahita namutuka amubwira ko atazabyarana nawe ahita nigendera. Philip ahita atangira gutekereza icyo yakora ngo yongere agarure umubano mwiza na Carol na Melissa. Ahita basaba ko bakina umukino maze Philip bakajya bamusunika mu mazi kugira ngo uburakari bwabo bushire. Nta n'umwe yemeye gukina uwo mukino maze Philip ahita yemeza ko agiye kuwukina wenyine. Hashize amasaha 3 Carol na Melissa bahise bamusaba ko yavamo bakavugana. Philip n'ubwoba bwinshi yari azi ko bagiye kumutuka gusa atungurwa no kumva Carol amubwiye ko yemeye ko babyarana na Melissa. Philip ahita agwa mu kantu atangira kugira ngo bari kumukinisha gusa Melissa ahita avuga ko atari kubeshya ko nta
ashaka ko baryamana. Gusa akomeza avuga ko hari amategeko bazagenderaho kuko bazabemerewe kuryamana inshuro 3 gusa mu kwezi, yamara kumutera inda kandi bagahita barekeraho. Philippe nta kuzuyaza yahise abyemera. Ageze mu rugo, Philippe yatangiye kuvuza induru atari kwiyumvisha uburyo bemeye igitekerezo cye. Umunsi ukurikiye nibwo bagombaga gutangira izo gahunda. Philippe yahise azambaye neza maze Carole ahita amuha ibinini byongera akanyabugabo, ahita kandi amubwira ko atagomba kuryoherwa n'icyo gikorwa. Philippe yahise ajyana Melissa ahantu heza yari yateguye bagomba gusangirira mbere yuko icyo gikorwa kiba, ariko ukabona Melissa atabishaka kuko yayishakiraga ko igikorwa kiba kikarangira. Gusa Philippe umugambi we wari ukugira ngo bazakundane bibanire. Philippe yahise anaturitse urufaya mu kirere kugira ngo amwemeze. Wa muntu arumaze igihe abashaka ari mu kamodoka k'umutuku yahise abona urwo rufaya, ahita akata ajya muri ibyo bice kureba ko yahasanga abantu. Ubwo mu gihe Philippe na Melissa bagiye gutangira igikorwa, bahise bumva imodoka igeze aho ngaho. Babanza kugira ngo ni Carole, gusa batungurwa no kubona avuyemo umugabo wahise atangira kubibwira. Avuga ko yitwa Todd, akomeza ababwira uburyo yafashe umwanzuro wo kujya mu gihugu cya Mexique mbere yuko abona cya gishushanyo cyanditseho ko hari umuntu warokotse kandi akaba aherereye mu mujyi wa Tucson. Philippe yahise atangira kumubwira ko yagenda kuko hari igikorwa barimo, gusa Melissa ahita bivamo ibyo kuryamana na Philippe kuko ababonye undi mugabo. Bahita batwereka Philippe atashye mu rugo ariko ababaye, atangira kubwira Carole uko byagenze. Gusa Carole arabyishimira ko atazaryamana na Melissa. Gusa Philippe akomeza avuga ko kubera ukuntu yabonye Todd ameze, Melissa atazemera kuryamana nawe. Bahita batwereka abahuye bose ngo baganire kugira ngo bamenyane. Todd yahise avuga filime akunda kureba, bahita basanga na Melissa ari akunda. Philippe atangira kuvuga ko azi ibiri muri iyo filime, gusa bamusabye kubivuga biramunanira. Philippe akomeza asereza Todd uburyo angana, ibintu bitashimishije Melissa. Gusa Todd amubwira ko ntacyo bimubwiye kuko kuva mu bwana bwe bahoraga bamuserereza uburyo angana. Akomeza avuga ko yatangiye kurya cyane kuva ababyeyi be bapfiriye akiri umwana. Kuva ubwo atangira kubyibuha cyane, ari nabyo byatumaga bamunyuzura cyane ku ishuri akagira akabimenyera. Ibiganiro birangiye, Todd na Melissa bahise bajyana, maze Carole atangira kubwira Philippe ko ari kubona ko Todd na Melissa bazakundana kuko hari byinshi bahuriyeho. Umunsi ukurikiye Carole yahise ategura ko basohoka bagatembera uko ari bane. Ubwo ku munota wa nyuma ahita abwira ba Melissa ko bitagikunze ko bagenda kubera ko Carole yarwaye, ariko ubwo yagira ngo baryoherwe ari babiri bonyine. Bahise bagenda bonyine, batwereka Melissa na Todd baryoye bari gukina imikino igiye itandukanye nko gutwara utumodoka duto, barangije banakina golf. Philippe nawe yari yabakurikiye batabizi ariko barunguruka ibyo barimo. Bigeze ku mugoroba asubira mu rugo atangira gufasha Carole koza ibyombo, atangira kumubwira ko Melissa na Todd bari bwongere gusohoka kuko ubwa mbere baryohewe cyane, maze Philippe ahita amubwira ko yahagarika gukomeza gushaka ko bakundana. Gusa Carole amubwira ko ari Melissa wasabye Todd ko bakongera gusohoka. Philippe ahita avuga ko atakongera kwemera ko basohoka ari bonyine, ahita asaba ko nabo bazaza. Bahita batwereka bagiye aho bakinira tennis, maze Philippe ahita akuramo agapira yari yambaye, ahita asaba Todd ko nawe yakuramo, ariko ubwo birumvikana ko yashakaga kumukoza isoni kuko yari abyibushye cyane. Gusa yari azi ko Todd atabikora, nawe nta kuzuyaza yahise awukuramo. Philippe atangira kumuseka cyane, gusa Melissa yitegereje neza abona ko afite inkovu, ahita amubaza aho yayikuye, maze Todd ahita ababwira ko yatanze impyiko imwe ayiha umuvandimwe wari urwaye. Carole na Melissa batangira kumugira impuhwe. Philippe nawe kugira ngo ahindure ikiganiro ahita yiruka ajya hakurya ngo batangire gukina, gusa baramwirengagiza bakomeza kwiganira na Todd. Akomeza ababwira ko uwo muvandimwe yahaye impyiko byaje kurangira napfuye. Ibintu byahise bituma agira agahinda, atangira kurira, ahita yiruka basiga aho ngaho. Gusa Melissa aramukurikira. Philippe na Carole baje kurunguruka aho bari, basanga bari gusomana, maze Carole arabyishimira cyane, gusa Philippe wo mutima we yari ababaye cyane. Bigeze ku mugoroba, Philippe ajya kureba Melissa, atangira kumubwira ko atakwizera Todd kuko ashobora kuba atari umuntu mwiza. Gusa Melissa ahita amusaba ko yagenda, ahita anafungura urugi. Gusa Philippe ahita amusaba imbabazi ku magambo amaze kuvuga, maze Melissa ahita amugira impuhwe, arongera afungura umuryango. Philippe ahita amusaba ko bajyana muri ka kabari kajya ajyamo. Bageze yahise amwereka twa dupira yashushanyijeho amasura y'abantu, ahita atangira kumubwiza ukuri ko amwishimira cyane, ahita amusaba ko bazasohokana. Gusa Melissa arabyanga, amubwira ko atakwemera kuko ari umugabo wubatse kandi ko nawe amaze iminsi asohokana na Todd. Philippe abyumvise gutyo yahise ahindura ikiganiro, ahita amubwira ko yamubeshyaga nta rukundo amufitiye. Gusa Melissa yabibonaga ko ari kumubeshya. Philippe yahise ahaguruka arigendera. Aya ni agafilme kacu karangiriye. Andika muri comment tubwire niba ukeneye akandi gace k'iyi filime. Nizigera kuri comment 10 ni ukuzahita tuyibaka. Njye hari Ndak babwira ngo mukore subscribe kuri Ndak Family. Bye bye.